nejejwe nuko ngeze hano mu nama nkuru y'imishyikirano. Wabanza ukibwira bari hano uko witwa nawe uturutse? Nicyo nari ngiye kuvuga rwose. Nabanje kwishima ko nageze hano mbere nkajya nakwivuga. Nitwa Habyarimana Joseph, nkaba mvuka mu ntara ya Burengerazuba, akarere ka Rusizi, umurenge wa Gikundamvura, akagari ka Kizura, umudugudu wa Kamabuye. Nkaba ndi perezida wa koperative Umucyo y'abaDS, babasaza bari basigaje guhambwa iyo tutagira imiyoborere myiza. Iyo koperative akaba ari y'abaDS, akaba ari y'abasaza bitwa abaDS bahabwa inkunga za VUP kubera intege zabo nkeya. Mbere muri leta ya mbere nyakubahwa perezida wa Repubulika, ubu narinze ubwenge bw'igitangaza, najyaga mbo wa mbere cyangwa wa kabiri. Ariko wapi, iyo leta yironda koko, yironda karere, iranzonga pe. Nambuka hakurya muri Kongo naho hatari hashobotse, wajyagayo burya yo perezida asuzugurwa n'igihugu n'abaturage be barasuzugurwa. Batwitaga ngo ni Petit Kayibanda, ngo yo Petit Kayibanda yakawa, ukayoberwa n'ibyo bakubwira. Ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika, ubu munyarwanda yahawe agaciro aho umuntu wose akandagiye. Ejo bundi igihe mwatugabiraga imodoka nyakubahwa perezida wa Repubulika, burya naje kuguma n'abakongomani gatoya bari baje kureba ibitangazo ujya ukorera abanyarwanda bawe. Nibwo bambwiraga ngo akudupatiya Paul Kagame atungoza omwe myaka 2 bandugo. Ndi bongo ndi mutamupataje. Ni bongo tulisha wina, tulisha pata presidente wa kukamilika. Inye hamuweze pata sayi. Turabashimiye nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ya modoka rero haje kuza ibimashini bikora umuhanda Igikundamvura, umuhanda hari hameze nabi cyane, nta muhanda wahabaga. Burya y'umugeni aje nyine baranakubura, hahise haboneka imodoka bita Caterpillar. Hari abantu baho rero ntibari bazizi, babonye za Caterpillar yateruye igitsinsi cy'igiti. Hari abari bagiye kubagara imyumbati, barimo abitwa Banzovu. Ati reka turebe iriya none ko kiriya giti cy'imbere gishobora, ikakibangatana nk'ijugunya akantu kaburebure. Nabinyuma impundu ngo Paul Kagame arakaramba, dore noneho ibitangaza. Bategereje iriya tariki ya 4 kuko babisabye abadepite. Twaranditse, twabaye mu bambere kwandika kuko twabonaga nta cyaduhesha aya mahirwe. Ntabwo amahanga rero abanyarwanda tumaze gukamirika, ni ubwenge bwacu dukoresha. Ntabwo tuvumba hanze cyangwa ngo tujye kumva inama zitatwubaka. Ubu turi abademokrate kabisa. Ya modoka nta mahanga rero tugomba kuvumbaho ibitekerezo byo kwiyubakira igihugu. Nukuri iyi nzu nayibonye ko perezida wa Repubulika, harya hari wavuze ngo yagiye mu Israel, ngewe ndi kubona narenze mu Israel. Nakandagiye ahantu ngira ngo ni kuri ya nyanja y'ibirahure. Ahubwo abantu bose bahoze bumva radio abona size Igikundamvura, nukuri hano turi banyumve. Hari inzu y'igitangaza. Ndabwira bangarambe abayobozi b'imidugudu. Sinabura kuvugira inzu kuko umuntu ayikandagiramo akagira ngo ni mazi agiye gukandagira kandi atari amazi. Iyi miyoborere myiza n'imitako itatse u Rwanda, Imana igomeze ibibakomereze, ibakubire 7 kugira ngo mubone ibyo mugomeza kudusagura, duhagarare bwuma, muturi imbere tubari inyuma, haki ya Mungu tugira amahoro.